ugasanga abantu nta kandi kazi bagira ahubwo no kwicara batera amakomenti ari negative ku bintu umuntu yikorera we ako umuntu utajya kubwira post nibura nuza comment imwe y'ibintu ukora nziza akubwira uti cyakoze hano watwitse cyangwa se hano wagenje gute ni gute azaka kubwira ati ahangaha ngo bimeze gutya ngo bimeze nabi. Mu buzima ntago bibaho yuko mu kintu ukora habura ahantu watwitse wakoze neza. Buriya rero umuntu uzajya wakira inama ziwe ni wa muntu nibuza ujye nakubwira uti nabura hano nubwo ugenza gutyo ukora nabi ariko hano wakoze neza akakubwira gutyo. Ngewe rero cyakoza mwihangane kuba ngiye gutangira filime gutya. Hari abantu mbwira nyine, hari abantu ndimo ndiyama cyane cyane nk'abantu bambwira ngo JOYBE uzagikora gutya ngo ugenze gutya. Ngewe nta muntu nigana, reka nkora ibintu byanjye, muzankunda uko tu, kandi ndabizi muzankunda kuko ibintu byanjye mbikora gake gake ariko imeze fresh. Wayitonze shaka dukora akazi. Reka ibyo tubyihorere ubundi twitangirire ibyacu. N'ubundi murabizi nta mpamvu yo kwiziriga mu magambo, murabizi yuko ndi the creator not imitator. Tureke kwiziringa ubundi the creator not imitator muzi ikintu bisobanura, kandi nayo mpamvu mujye mukirwa mujyani. Ariko ntago ndi kubwira mwebwe muri kureba filime, oya ndi kubwira ba bandi niki urumva. The creator bisobanuye umuhanzi cyangwa umuntu urema utuntu runaka, utiga not imitator. Byo bisobanuye yuko nta kwigana. Bisobanuye ngewe ndahanga ndarema, ntago nigana. By the way, reka isha JOYBE rata narabaziye. Erega niyo mpamvu bavuga reka bavuge akariho karavugwa, nose bavuge udahari. Sasa ndagira ngo mwihangane amapose tugiye kujya dufata kubera ko filime yakiratangira. Ndagira ngo ntagire ahantu mucikwa. Filime tuyitangira kuri no rwose, tuyitangiranye n'abana bari mu gitanda bariryamiye bisanzwe nka kwa kuri nyine mama muryamiye namwe mu gitondo nako mama mubyutse mu gitondo. Uyakoze kuri mugenzi we bararanye. Atumva wakura rwose n'urumuri nako washyiraho urumuri nkabona ko ntarimo ndabona. Nako se ntabwo urayikura urumuri ruhare tuba nta kintu mbona. I can't see anything, okay? I can't see anything. Atupa nta kintu mbona. Okay, is myself. Okay, I can't see. Ase wagabanyije urusaku kagabanya n'iki ntabwo uri murabona. This baby. Ndagusiga kandi mu kino gitanda. Are you serious? I can't see anything. Ase uri seriye nta kintu ndi kubona ndi seriye. Eyes, open your eyes. Open your eyes. Auntie Maria! Are you sure something is not into your eyes or something? Auntie Maria! Uri shwa rwose ntabwo uri kubona. Sasa yugo yahise atangiye gutabaza. Wait. Yabonye yuko ibintu bishobora kuba biri seriye. What's happening now? Hasa ni biki byo birajya mbere. Ni gute wambwira ngo twararanye ureba none ubu ntabwo uri murareba. Sasa byaramucanze batamagara Auntie Maria bajyana umwana kwa muganga. Basanze ibintu biri serious. Umwana yaryamye ari muzima areba. Ariko kubyuka mu gitondo yabyutse yahumye sinzi ukuntu byagenze. Kuri cyane filime Domis. Ubwo ngo arabari kuma ngo ndi kwigana. Sha muransetsa. Skora abantu bajya kuri filime ya JOYBE ngo bashaka kureba ngo utuntu ngo yikorera ngo n'ukuntu ngo nabo yigana. Nta bantu nigana ngiye reka muzabimenye kabisa.
Ngiye ntabwo baca kuba ya makopi yayo. Uzi ko hari abantu njya kumva ukumva barimo baragerageza kuba kopi y'abandi, wamwumva neza ukumva ni photocopy. Ngiye ntabwo ndi bene nabo, reka. Umwana bamujyanye kwa muganga, baramuzana bamuvanayo. Noneho umwana bagiye kureba se bimeze bite. Umwana ni gute yaryama none mu gitondo akabyuka atabona. Ibaze nawe kwa kundi wiryamira bisanzwe ureba nta kibazo, waryamanye mu gitondo wajya kubyuka ugasanga wabaye impumyi. Gabiri seriye wabaje kuri no. Where's my sister? How is she? Ase mushiki wanjye bimeze bite, byifashe bite? Me that abandoned my sleep and rushed out to the hospital. Have you asked me how I am? Ase kuva nabyuka mu gitondo cyose nkajya kwa muganga. Wigeze unambaza ukomeza ari kuri murambaza uriya ngo mushiki wawe niki. Anti Maria ahangaha rwose abwira nabo utwana. Atiri gutubaza mushiki wawe, je wigeze unambaza kuva mu gitondo ubundi twanabonanye bimeze bite? Kandi ubwo birirwanye nako niwe wamubwiye yuko mushiki wa time arareba, ariko ngo twirirwanye ngewe niba utubwira ibintu nk'ibyo niko. Anti Maria uraha umukobwa, ikibazo cy'ubuhumyi cyabaye seri. Umukobwa yaraje kuri no, nuko tuyitangiye. Narababwiye ubundi dufilime mbazanira ni umwaka niki. Mujya muri comment icyo mushaka kumbwira mukimbwiye muri comment, mubyandike mbibone. Niba ari n'agafilime wakunze ako kandi uvuga uti JOYBE wankore muto kansibana kano gafilime ko mwari kubafashara, mwege muvuge gose uti ino filime byifashe bite. How are you feeling? What did the doctor say? Atumva umeze ute? She got blind out of her carelessness. Atumva muganga yavuze yuko yabaye impumyi kubera ntago yitaho. You leave all the good things in this family so God be very blind. Ako ni gute wadeka ibintu byose byiza biri muri nonzu ukagenda ngo ugiye kuba impumyi? Niko ni gute ibintu nk'ibyo ngugiye hafi ya Mary wawe hari niko byifashe bite? The child is not enough. Ushaka gusanga mama wawe yapfiriye rwose uri impumyi. Bisa nka rwose abana barahangaha rwose, abana na mukase urumva. Abana barahana ngo abanye neza na mukase wabo ndebe. Atumva ntago uri impumyi se, tumva ntago ari impumyi. Ahubwo ni siya ni ba bantu bashaka kubona bya ibintu bizaza birahazaza urumva. Ubwo rero atumva ntabwo ari impumyi, ahubwo ni siya, wabona ari umupfumu. Ntago ari umupfumu, ntago ari umupfumu. Mama wenyine nikamubwiye tu nako mukase tumva. Ubwo nyine niba atari mu hakora gutubaza ikibazo cy'ubugorye kandi ubireba. Ni nkari ko mubwiye atuva ntangire kwizera ibyo Anti Maria rwose atubwira niki. Aho twari turi bivume, uti turi bivume twaravume, turi gutavuga ibyo. Ntago wumvisha ibintu yavuze yuko wavutse nk'uko rwose uri kimuga, kandi nawe urabibona ukuntu biri biragenda urumva. Noneho atumva ti rwose Anti Maria ibyanze gukemuka yari afite ukuntu yabikemura,
ndetse hari n'ibyanze gusimburanya kugira ngo ibintu bigende neza. Remember what I told us. Atuva uko ibyo batubwiye. But they will pass and right. Ibi byose bizacaho kandi ibintu bizamera neza. Agakobwa karaha niko gatoya ariko kaba kagiye inama mukuru wako. Ati byose bino bizarangira. Atuva ntacyo unibuka. Please. Bibutsa gukanda subscribe we ariko we ni gute mbata mu tuntu twiza nk'utugutu mwaragize mukagenda mudakanze subscribe we. Biriya bintu rero nabyo mwamukora. Niko mwakaze subscribe noneho bari abantu tukaba mwaza n'iki bagenda n'iki. Skora no bamubwira ngo nako nzayibabwira. Twikomereze. Why is there no food in the kitchen? Ati mara yaje hano atumva ni gute nta biryo bihara mu gikoni. How can she cook if she can't see? Atumva ntago yateka se kuko atareba. Time you should go to your dead mother's grave and ask. Ikindi gihe ni mujya mwumva mujye kutubiza bino bisubizo by'ubugoryi muzajye mujya ku kituro cya sora cyane nyoko. That question rubbish. Mubaza ibyo bibazo by'umwanda ni ikiri. Biada. Ni nyina wapfuye. Why didn't you cook? Ni gute niye mpamvu utatetse? No, I can't see anything. Ase ni gute nateka nta kintu mbona? So you need your eyes to know where the cooker. None ushaka maso yawe ari yamenye ngo se kuka iri hehe n'iki n'iki. Ntago wagera se unakabakaba kubikuta ariko ukagera ugakuka. Mamuranga mukase uraha. I don't want to know whether you are deaf, whether you are blind or crippled. Ntago nshaka kumenya se uri gipfamatwi, ntago ureba, nta icyo nshaka kumenya ni ukubona ibiryo birara mu gikoni. Ntago nitaye ngo birahagira bite. Urumva? Ni gute ibiryo bibura hara mu gikoni? Muhari. Never you in your entire life shout like that in my house. Nawe rero wagashinze ndakubwiye ngo ntuzo sicyakongera kuzumva usakuza gutya mu nzu yanjye. Urumva? Ntago cyakuzungira kumva wazamuye ijwi. Time if you try that nonsense, I will block your ears with dirty slap. And you. Ikindi gihe nukora ayo makosa nk'ubujiji. Urumva? Amatwi yawe noneho. Urumva? Dodo. Nzayamena rwose nzayakubitamo iki paka yangiritse. What do you mean of this? You want to ruin me? Niko bimeze bite? Rwose abana na mukase. Filime uko tuyitangiye baza ariko filime tuba dutangiye gutya. Abana baje guteka batareba. So what is going on here? Where's my bottle? Ibi ni biki biri kujya mbirana? The pot's almost. Atumva iranchitse itura hasi. Is that why you want to destroy all my cooking pots in this house? Niyo mpamvu ushaka kwangiza ibintu byose birano muri ino nzu ngo ntago ureba. What will happen? Are you the first person to get injured? Shouldn't be saying that. You need to easy on each other to go. You can come and pick up that pot. And make sure you... Niko, ibi bicucu gusa. Teruraze nurangiza terura susubiza kuri kuka vuba sha. Niko. Urumva ni gute ushaka kwangiza ibi? Mwarabiguze. Kandi uvuga ngo barabiguze. Nawe yaje bisangamo. Yeah. Ever since our father died and left us to her. Gakobwa karahanga gateka kandi ntabwo kareba. Murumuna wako rwose ari hafi agafashe yake zayazana gitunguru agenda gute. Sasa kuri no uyu nguyu umwana we yaratashye. Sinzi anavuye. Oh my dear. Thank you. Mwana wanjye nari ngukumbuye akusha mwana yigutugenda ukamara cyagiye cyose. Me enough time to fellowship with God as much as I want. Umva ije rwose cyambanye gitoya kubwa scholarship. Because he tells us that we should give to Caesar what belongs to Caesar and to God. Barahanga rwose bisa nkaho mama n'umwana wiwe barishimiranye
murabizi urugo rurimo bavuga mukase, rurimo mukase abafite umwana kenshi ari abafite umwana niki ariko abana none hasanze mu rugo abafatana. Reka turese bimeze bite ahangaha. Umwana wiwe yaratashye sinzi hano avuye. Umwana we rwose bisa nkaho amufashe neza mu bintu by'abandi. Yaje hakuri no urebe. Welcome. Atuvura kaza neza. Okay, what are you doing here? Ase uri gukora cyane? She's helping me to cook. Arimo namfasha guteka. On this chair. Kuri no ntebe se? Kugufasha kuri no guteka kuri no ntebe? Ade cannot see. Atumva hata ntago areba. Kweki ntabwo areba. Sasa urebe. Yo, byarahiye. Waza kurya. Bisanzwe. Bantu mundeba mufata abana nabi. Kunuko niki mutababyaye. Turato ntago mwamukora ntago tuba ari two. Abana bose n'abana. So, why didn't you guys eat with us on the dining table? We're fine here. Ase gute butari hara kuri table twese turira tumva hano nta kintu atwaye. I'm so sorry about your condition. Atiba condition yawe yo kubutareba rwose wihangane. Although the doctor said I can still be able to see. Tumva doctor yavuze yuko ari igikozwe nshobora kongera nkareba. He said that I have to go through a procedure and I'll regain my sight once more. Tumva tari process yambwiye nyine ngomba kujya gukorerwa kandi sight yanjye simbone ishobora kugaruka. He said it cost about 2 million naira. Tusibye yuko ari miliyoni 2 z'amanya Nigeria. Miliyoni 2 mbone yanjye kagaruka ongera nkari abisanzwe. Auntie Maria said she doesn't kind of money. Atumva Auntie Maria yavuze yuko nta mafaranga afite. 20 million here. Well, I presume you don't know the difference between 2 and 20. Ariko ubanza utazi ikinyuranyo kiri hagati ya 2 na 20. It doesn't matter at this point in time. Yo, barahanga baganira uti Auntie Maria twagiye kwa muganga uti ni miliyoni 2 imbone yanjye bakayigarura bagakora ituntu twaba baganga niki bakayigarura ariko ni miliyoni 2 z'amanya Nigeria. Yo. Kuri miliyoni 2 imbone bayigarura murabizi ku mafaranga nta kintu kitakorwa utariko Auntie Maria yabyanze. Kuri no rwose baraganira nk'abana bavukana. Abana umwe yavutse ari igicumba undi araryama abyuka atabona. She said her condition can be corrected through surgery. Atuba yavuze ko condition arimo yahinduka bamubaze. 2 million. Kandi amafaranga bamubwiye ni mafaranga 2 million ntago miliyoni 2 ntago wazibura. Oh, I don't have it. I don't know. Ese urikumva nanze kubikora cyangwa uko ntayafite. Niko wa mwana urikumva nabyanze cyane uko ntayafite. Aho mama wabura miliyoni 2 wowe. Uncle Richard left for them. Ase mama wibagije yuko ibi bintu turimo ari bya base badusiye. Is it for them or for something? Ase ni ibyabo cyangwa ni ikindi kintu ki. They have belongs to me now. Atuva hari cyo ugomba kumenya wa mwana buri kintu cyose kiri ahangaha ngubu ni icyanjye ninjye ugomba gukora budget ya buri kintu cyose kiri ahangaha rukumva wa mwana niko ushaka kumba numva nawe ushaka kuzana igoti sha. Henceforth, I want you to start treating them exactly the way. Niba ari kintu wa mukobwa wa mwana wanjye cyakuzayo urumva ndashaka kutangira kubafata bitandukanye
ukabafata nk'umwanda niko. Because very soon they will turn 18 years. And the moment ibyo nkubwira ni inyungu zawe wa mwana, kuko vuba hanga rwose baraje bagiye imyaka 18. Niba mara kujya 18 uzamenya icyatsi n'ururu, nibwo uzamenya ibyari byo noneho wa mwana we. Niyo mpamvu rero nkubwira uti tangira bafate nk'umwanda sha kujya cyo gihe nikigera noneho urumva. Kuri no abana bari hano rwose icyo batazi bafatiwe umwanzuro yuko bagomba gufatwa bitandukanye. You talk about the money for your patient. You can't continue like this. Tugomba ukamubwira ku bijyanye n'amafaranga wasabwe kugira ngo wongere urubone. Ntabwo ibintu byakomeza gutya. It's our father's money. Now she said, cyane yuko amafaranga ari hano ari amafaranga ya papa. Ni gute ibintu wakomeza kuba gutya kandi amafaranga turimo na ya mama niko about the situation. nakuwa ya papa. Umwana rimwe aramugira inama ati genda ubwire Auntie Maria akora igishoboka. But at least it's an idea. Are you coming or not? Ati ni igitekerezo uragenda cyangwa ntabwo ugenda? Are you coming or not? Uraza tugere tubivuge cyangwa? Urumva? Nakuna amafaranga na ya papa. Urumva? Nigutariko wakomeza ukayimpumye kandi bishoboka yuko ushobora gukira hagize igikorwa. Fo tugende tumubwire noneho. Urumva? Ibintu bigomba guhinduka. Icyo batazi bafatiwe umwanzuro uti ugomba gutangira gufata abano bana nabi. Urumva? Noneho bakamenya yuko tutandukanye kuko ejo bundi baraje bagira imyaka 10 n'ingahe. Pay for her surgery. Atuba amafaranga yasabwe nagara amafaranga menshi gusa utamwishyura bakamubaga rwose imbone ikagaruka. Well, we are hoping you will do it since it's our father's money. Umva turizera tsaza kana karahangaha ntago koroshye. Uti byo tukubwiye ati yarabaje ati se byo mubwira muri kumva nabikora. Atuva turakeye kuzabikora kuko amafaranga urimo nawe saa yawe na ya papa. Oh. well, Sawa. I'm hoping you will go to your father's grave. Noneho niba ya papa wawe wanyu mugende ku gituro cya papa wanyu noneho azabavuze niko To wake him up so that you can come and sign the check for you. kugira ngo rwose murebe niba yagira akaza akabasinyira sheke yo kugira ngo mugire mukoreshe iryo bagwa ryanyu muvuga niko gute muza mukambwira ngo amafaranga ya papa wanyu But you pay. You get out of my sight this minute. umva ntabwo twishyura. Umva wava aho ndeba mwavana mukagira aho mujye. Get out of here. Muve hano mbabure mbura umuntu mbona ivumbi Jean niko muze wiki. Niko noneho muzagire shamubwire papa wanyu ku gituro hariya. Sasa abana papa wabo yarapfuye na mama wabo rapfa, habanje mama akurikiyeho papa. Urumva? Babyeyi budasinyisha imitungo ariko nako uyu nguyu ubanza sinze ni reka turebe. Aba bavuye kwisaza rwose babwire Auntie Maria yuko amafaranga arimo n'abatari naye yuko agomba kugenza gute kuri amafaranga yose asabwa umwana kongera agakira. Auntie Maria nawe ati niba ari amafaranga atarayanjye mugende mubwire papa wanyu nyirayo yazabahe sheka wasinyire sheka ubundi mugende mwishyure nyina ayo mafaranga muri murivugisha niko nigute mubwira ko umwanda nkosha. Sasa bakibuka umunsi umwe bari bari kumwe na papa wabo ku meza basangira rwose nk'umuryango wishimye. Cyari igihe kimwe bishimira papa wabo.
Yo. Mbibutsa gukanda subscribe kuri channel yanjye ni JOYBE Entertainment kuri YouTube. Mugiye mukande subscribe umuntu nkwikira ariko kimba nabatwikiye nagize uko nshoboye bakubita bino byishimo n'iki n'iki. Mugiye mukande subscribe hazo ko kuri YouTube ari ubuntu we. Don't see that they're doing it. Ni gute papa yabikora? Ni gute ibyo yatwiraga atabishyize mu bikorwa? Ni gute papa ibi yabikora? That lives in our own father's house at the hands of Auntie Maria. Mu nzu ya papa rwose ya data bikatubaho. Just make her happy. Just look at. Ni gute papa yasigira rwose ino nzu Auntie Maria kugira ngo atume yishima ibyo byonyine twebwe abana we tubeho nabi? Rwose bakongera bakibuka igihe kimwe bari kumwe na se. Ati Canada ni iki no mushaka kujya kwiga. Papa yari afite amafaranga niba abasaza baba barakoze neza. Mbese ni nkanjye n'insaza. Ati bari bagize ubushyitsi uwo munsi. Yo. Urasa neza. Kwa kundi nyine murashaka ikintu ahantu abantu bose basanze ubabwira ibyo bashaka kumva. Ubundi muri no si nta muntu ushaka kumubwira ati urasa nabi bagobeka ikintu gisaya kareka. Buri muntu wese arashaka kumva umubwira ati urasa neza mbega ukuntu uri mwiza kose mana. You want? Yes. Niko tubwira tutugambo yaza yivugisha tugambo twiza tu urashaka iki? I will know that you want something soon. Iyo uzuva gutyo menya yuko rwose hari ikintu ushaka. Mbwira ikintu ushaka wisanzure. Okay, let's go. Ata reka tubareke musigare muganira nk'abantu bakuru. Easy. Take it easy. Yeah. Very intelligent. Akana karahako kuva kera kuva zamani kavutse karavunitse. To the university, but I don't have any money to pay. Atumva tumukumu umwana wanje rwose yaratsinze agira amanota meza kujya kuri university ariko nta mafaranga mfite. Why didn't you come to me all this while? Ase kuba cyutaje kare kose umubwira ibyo ngibyo kandi. I was right. And then started a small business for me towards the end of last year. So I don't know how to come to you. It will look as if I'm an ungrateful human being. Atumva urabizi haraka business waranahangiriye niki ariko kaje gomba. Ubwo rero impamvu ntaje direct rwose natinyaga yuko wanyita yuko ndi umugore udashima. Yeah. Oh, are you here to play with my children? Ase uri seriye cyangwa uri hano rwose gukina n'abantu banjye? Actually miss them a lot. Ntakubeshye narabakumbuye cyane. Tumugoro uraha yarabakumbuye cyane. Yeah. Ni byabaye ibi ntago ari bya present day cyangwa se ibiri kubo ngubu. How much do you need? Ngaho mbwira rero ukeneye amafaranga 500,000 naira. Accommodation. Nyine ye rwose 100,000. Urareba? A lot of money. Nanubwo amafaranga menshi. And you kept quiet. Urangije rwose uraceceka. Nako narimba beshiwe na amafaranga menshi wasabwaga. Urangije uraceceka urabikwamana. I've invested all my money. Tumva bisa nka amafaranga yanjye yose nashoye muri no minsi. Tariko ntago nabura ukuntu nkugenza. I still have up to 1 million naira that is meant for my children's school fees. Sasa umve utinda cyafite miliyoni 1 y'amanya Nigeria. Nari narasigiye abana banjye umve. Fees. Rwose nk'amafaranga ngomba kubarihirira bagiye ku ishuri. But ndayaguha rero atumva ntago it wishes. sinzi uko rwose nagushimye. Thank you. Sasa umugabo uraha abana biwe yabaye abaretse abatije amafaranga umugore urahangaha ati rwose afite ibibazo byinshi nta kumugabo urahangaha nawe sinzi rwose ikibazo afite. Abana be bareke kujya ku ishuri abundi bajyeyo.
Hey.